Local Defense ikintu yamenyeho cyane ni ukurasa ikintu icyo ari cyo cyose itekereza ko cyaba gitesha akaga. Nta na rimwe ngo Local Defense yigeze ireka kurasa ahantu hose yabitekereza ko hava umwanzi, kabone nubwo yabitaramubona ngo yahitaga iharasa. Local Defense ngo ntiyategerezaga kubona igihuru kinyeganyega ngo ibanze kureba ikigiye kuvamo icyo ari cyo, ngo yahitaga ihatumura amasasu menshi cyane ku buryo nubwo yaba imbwa cyangwa se inyoni bahitaga bayitsindamo. Ngibyo byabaga ari mu ngamba zo kwirinda umwanzi cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kugutungura kikakugirira nabi, kandi wakabaye wagitunguye ahubwo wowe ukakikiza hakiri kare. Local Defense iyo yumvaga n'agacurama kayitambutse iruhande nijoro yararasaga ikakica cyangwa se kakikanga kagahunga. Izo zabaye ingabo zarashe benshi mu gihugu, abagerageje kuzirwanya, abagerageje kuzivuguruza, ndetse no kugira ibyo byose batumvikanaho nazo, benshi mu batuye igihugu baziguye mu maboko. Ingabo z'intwari nk'izi rero ngo zidatinya kurasa kandi zifite amasasu, uwaziha Uburusiya mu munota umwe cyangwa se mu minsi mike cyane zarara zirasha ibihugu bya Amerika n'Uburayi, cyane kuretse gukangaza ngo bivuga ko ngo Uburusiya bufite intwari ziruta iz'Amerika, habe na bombe kirimbuzi. Uburusiya ngo bukaba burusha zirusha Amerika, nyamara Amerika ikagomba kubukoloniza no kubukandamiza no kubwiyenzaho ibisomborotsa isaha n'isaha iyo ari yo yose, basenya ibintu byayo, babafatira ibihano, bafatira amafaranga n'imitungo yabo iri mu bindi bihugu, nyamara Uburusiya bikaba bigaragara ko bwabuze ikintu bukora. Nkuko twabikubwiye haruguru, izina ryawe ni Local Defense Forces. Uri umunyamahirwe cyane niba utarigeze ugira aho uhurira nabo mu kibazo icyo ari cyo cyose mu gihe bari bakiriho. Abo bari umutwe wari warashyizweho nyuma ya jenoside gato kugira ngo ufashe igisirikare cyari kiriho kugarura amahoro, cyane ko polisi itari kiriho, yari itarakabayeho nyine. Bakoze udutendo twinshi, ababazaga bitemewe n'amategeko, abanyabyaha, abasinzi batahaga ijoro, ibisambo, abanyagataro. Abo abenshi muri bo babaguye mu biganza, babarasa umufiririzo w'amasasu. Aba bacitse basigaye batanga ubuhamya. Amavu n'amavuko yabo ni ayahe? Niyo tugiye kukuganirira muri iki kiganiro, aho uri kumwe na Sylvain. Nkaba nkwakiriye cyane. Abazi u Rwanda hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatanu n'umwaka wa 2013 n'abavuga ko atazi urwego rw'umutekano rwa Local Defense Forces kuko rwari hafi cyane y'abaturage ku buryo waba ubishaka cyangwa utabishaka wahuraga narwo. Sheikh Abdul Karim Harerimana, umwe mu bari bagize urwego rw'igihugu rw'inararibonye, yigeze kubwira ibinyamakuru bitandukanye byo mu Rwanda ndetse na BBC ko bamwe mu bari bagize Local Defense Forces bibonye ngo uko batari bagakora ibitandukanye n'inshingano bari barahawe, bikaba bimwe mu byatumye urwo rwego ruseswa habura igihe gito ngo rwizihize imyaka 20 rubayeho. Ni urwego rwabaye kimenya bose mu Rwanda mu myaka yatambutse, ariko ishusho y'ikibi iganza ibyiza bakoze baba intandaro yo kuruvanaho. Mu mwaka wa 2013 Local Defense Forces yashyizweho igihugu kiri mu bibazo bikomeye cyane by'umutekano muke wakomotse ku ngaruka za jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ingabo zariho zonyine za RPF ntabwo zari zihagije ngo igihugu gisubire ku murongo mu mutekano. Polisi yo ntiyari yakabaye nk'uko twabivuze kuko yashe mu mwaka wa 2000. Hari hakenewe urundi rwego rwunganira rugafasha gucunga umutekano, gutanga amakuru ku gihe no gukomera icyaha kitaraba. Local Defense Forces yashinzwe ikenewe cyane, ariko umwaka umugiye gushira bamwe batangiye kuyinubira, biba ngombwa ko Minisitiri w'Umutekano atanga itegeko riyihagarika nyuma yo kugaragara mu bikorwa byinshi bihungabanya umutekano w'abaturage, aho kuwurinda nk'uko byari mu nshingano zabo. Barya ruswa, basambanya abagore, ndetse birara mu mihanda batangira kwaka abatwaye ibinyabiziga za perime n'ibindi bitandukanye. Abakuru muri mwe mwibuke neza ko abasore n'abakobwa b'imyenda y'umutuku wijimye mwagendaga mubabona mu bice bitandukanye by'icyaro, benshi ngo babitaga uruyumba kubera imyenda n'ingofero bambaraga bisa n'ibishyimbo byitwaga gutyo, bakazinga amashati yabo bakayageza mu nkokora haruguru cyane, ndetse bakambara batebeje na za sentire n'imbunda ku rutugu. Ni umurimo w'ubwitange bakoraga badahembwa. Abenshi bari abasore n'inkumi bari hagati y'imyaka 18 na 30, bahabwaga amasomo y'igihe gito bakagaruka gukorera aho bavukiye. Mu myaka y'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'umunani u Rwanda rwagize ikibazo gikomeye cy'umutekano. Ibitero by'abacengezi byari byiganjemo abasize bakoze jenoside byisukiranyaga mu majyaruguru no mu burengerazuba bw'u Rwanda. Byabaye ngombwa ko hongera kuba ivugurura mu itegeko rigaruraho Local Defense, ikagaruka kunganira inzego z'umutekano cyane cyane mu gufasha abaturage mu nzego zo hasi. Ariko ngo Local Defense yagarutse mu isura nshya. Urwo rwego rwasubiyeho mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'umunani. Nk'uko twabikubwiye, umuyobozi w'umutekano muri icyo gihe ndetse no mu bihe byakurikiye yaje kuvuga ko ngo barebye bakabona ko ari ngombwa kongerera ikosa bari muri urwo rwego rw'umutekano kugira ngo babongerere discipline ndetse babaha n'imbunda. Bahugurwa mu gihe runaka kitari kinini cyane, nyuma bagaruka gufasha aho bavukiye kugira ngo bacungire umutekano. Buri karere kabaga gafite abagize urwo rwego bitewe n'abaturage babaga bagatuye, ariko bivuga ko ngo buri karere kabaga gafite bari hagati y'ijana na 50 na 250. Ahenshi mu turere itsinda ry'abantu bagera ku 10 bagize urwo rwego ryabaga rifite imbunda zabikwaga ku rwego rwa leta ruri hafi aho nko kuri komine ndetse n'ahandi, zikifashishwa ku mugoroba bagiye ku burinzi gusa, nubwo bitabuzaga bamwe na bamwe kuzicyura bakazijyana iwabo, ndetse no mu bindi bikorwa bitandukanye birimo no kwiba, gukanga abantu ngo babahe amafaranga no gutera ubwoba abanyabyaha babaga babananiye kugira ngo babahe ruswa. Mu mwaka wa 2000 polisi y'u Rwanda imaze kubaho, amajwi y'abanenga Local Defense Forces yari amaze kuba menshi, ariko impamvu zo kurigumisha aho zari zikiri nyinshi nyine kuko nubwo bangizaga bimwe banakizaga ibindi.
hari umwe mu bayobozi bakuru muri polisi bigeze kubwira itsinda ry'intumwa zo muri Denmark no mu Bwongereza ko icyifuzo cyari cy'uko nibura habaho umupolisi umwe mu baturage igihumbi, nyamara icyo gihe nibura umupolisi umwe yabarirwaga gucungira umutekano abaturage ibihumbi bitatu. Ibyo byatumaga abagize Local Defense Forces bakenerwa kugira ngo bafashe mu kuzibira icyo cyuho cy'abapolisi bake. Uko Local Defense nayo ya kabiri yaje guhinduka ikiyumvika itari. Ntawahangara kuvuga ko abari bagize urwo rwego rwose bakoraga nabi, kuko harimo n'inyangamugayo ndetse n'inararibonye, harimo bakoraga neza. Ari nayo mpamvu urwo rwego rutahise ruseswa. Icyakora amajwi menshi yagaragazaga ko ibintu bitari shyashya. Guhera mu myaka y'1999 gukomeza, hakomeje gutangwa amakuru y'amakosa n'ibyaha bikorwa n'abagize Local Defense Forces ku kigero cyo hejuru cyane. Bagiye bashinjwa ibyaha byo kwica, gufata ku ngufu, ubujura, guhohotera abaturage babakubita n'ibindi. Hari n'ubwo hagati yabo bashyamiranaga bakarasana. Abenshi barirashe bariyica basindiye mu tubari, abandi barasa abantu babateye ubwoba. Yakubaza umusoro wamuvugisha amagambo abiri akaba arakwishe. Sheikh Harerimana twakubwiye haruguru yavuze ko ari aho bageraga bakumva ko ari abantu b'ibitangaza, ati abaturage nabo bicaraga bakavuga bati uriya mwana n'uriya nibo dushaka ko bajya muri Local Defense yaha iwacu. Nyamara ngo nabo bageraga kuri uwo mwanya hasha iminsi mike bagahinduka. Tuza kugira ibyago, imyumvire ntiyaba myiza. Aba basore n'abahungu bagombaga no gutanga raporo kuri polisi begereye. Hari ubwo bahabwaga n'intwaro nimugoroba zo kurinda agace batuyemo mu gitondo zigasubira kuri polisi. Hari aho bitwaye nabi bakumva ko babaye ibitangaza. Mu myaka y'ibihumbi 2000 hari nk'aho abo basore bashinjwa kuba barishe barashe abagore batatu b'abacuruzi muri Byumba muri iyo perefegitura ahitwa Kivuye. Nanone mu kabari harasirwa abantu batanu bikozwe n'abagize Local Defense Forces n'ibindi. Muri Werurwe 2003 abagize urwo rwego bo muri Gitarama barashuwe rushinzwe imibereho myiza muri iyo ntara. Muri Nyakanga 2008 The New Times yanditse ko umwe mu bari bagize Local Defense Forces mu karere ka Nyagatare yarashakisha umunyeshuri. Muri Werurwe 2003 abagize urwo rwego rwo muri Gitarama barashuwe rushinzwe imibereho myiza muri iyo ntara. Muri Nyakanga 2008 The New Times yanditse ko umwe mu bari bagize Local Defense Forces mu karere ka Nyagatare yarashakisha umunyeshuri ku ishuri rya Umutara Polytechnic University. Byatumye umwe mu batuye Kayonza yandikira icyo kinyamakuru agira ati abagize Local Defense Forces bamaze igihe bijandika mu bwicanyi bitari ngombwa, bakica abaturage badafite intwaro bitwaje ko bahawe imbunda. Birakwiye ko ubuyobozi bufata n'uburemere amateka n'amabi byagiye biranga Local Defense Forces. Akenshi ababaga bakoze ibyaha barafatwaga bagahanwa, ariko mu maso y'umuturage nta kwishusho y'ayo mabi yashoboraga gusibangana byoroshye. Inama rusange ya Sena yateranye kuwa 29 Ukwakira 2009 yari yakoreye ubugororangingo raporo ya Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga, ubutwererane n'umutekano igaragaza ko urwego Local Defense Forces rufite ikibazo mu mikorere. Iyi raporo ya Sena yagaragaje ko mu igenzura ryakozwe mu baturage urwego rwa Local Defense Forces rwari rufite icyizere kingana na 54% gusa, mu gihe izindi nzego nka polisi yari ifite icyizere cya 97%, naho igisirikare kikagirwa 98%. Sheikh Harerimana nk'uko twamukubwiye haruguru yakomeje agira ati uzi ko umuturage yanamubwiraga ngo kuki witwara uko utese niwe wampaye uyu mwenda. Bibonye ukundi utari uko bitari muri gahunda ya leta, nicyo gituma kenshi bagendaga bakurwamo bagahindurwa bigeze bisanga hari muri systeme ibashyiraho hashobora kuba harimo ibibazo, haza gufatwa icyemezo ko basimbuzwa. Impungenge z'abaturage zakomeje kuba nyinshi mu 2013 hasohoka itegeko rikuraho Local Defense Forces, hashyirwaho urundi rwego rwa DASSO rushinzwe kunganira uturere no gucunga umutekano. Nubwo narwo rimwe na rimwe rugishyirwaho rwagiye rugerageza gusa nk'urwitwara nka Local Defense Forces, nubwo amashagaga n'amarere y'abatabaye menshi cyane kuko nta mbunda bari bafite ahubwo bafite inkoni. Ariko kandi birashoboka ko leta nanatekereje ko bashobora kuzamera nka Local Defense ikabima imbunda. Mu bemerewe kujya muri urwo rwego rushya, bamwe mu bari bagize Local Defense barakomorewe, ariko abaturage bagaragaje imyifatire myiza mu kazi. Polisi y'igihugu yahawe inshingano zo kubanza gutoza abagiye kwinjira muri DASSO kugira ngo babanze kwigishwa imiterere y'akazi bagiye gukora. Bitandukanye na Local Defense Forces, abagize DASSO si abakorerabushake barahembwa, kandi abenshi bafite ikigero runaka cy'amashuri, abenshi barangije amashuri yisumbuye. Nubwo DASSO nayo itari shyashya mu baturage, Sheikh Harerimana yakomeje avuga ko akazi kabo gakorwa neza, nukoza amakosa akayakora ku giti cye kandi akabibazwa. Inshingano za DASSO zirimo gufasha gukumira ibyaha, gufata no gushyikiriza inzego zibifitiye ububasha abanyabyaha, guperereza no gushyikiriza amakuru yerekeye umutekano w'abishinzwe, no kurinda ibikorwa remezo byose aho biri mu turere bakoreramo n'uduce bakoreramo, bakanafasha mu bihe byiza. Nubwo bitari ku rwego rumwe n'izindi nzego z'umutekano, icyizere abaturage bafitiye DASSO kiruta kuri cyo bari bafitiye Local Defense Forces. Ubushakashatsi bwa karindwi rw'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB bizwi mu rurimi rw'icyongereza nka Rwanda Governance Scorecard RGC buherutse gusohoka bwagaragaje ko abaturage bafitiye icyizere DASSO ku kigero kiri hagati ya 80 na 90%. Ni mu gihe icyizere abaturage bari bafitiye ingabo na polisi kiri hejuru y'impuzandengo iri hejuru ya 90. Amavu n'amavuko twakubwiraga kuri Local Defense Forces, uburyo zabyirutse, uburyo zakoze amabi, ariko zikanakorwa byinshi cyane bitandukanye, uko zafashije mu gukumira abacengezi kwinjira mu gihugu. Nawe twakubwiraga mu kiganiro cyacu cy'umunsi, nkaba ngushimiye cyane waduteze amatwi.